mu rwego rwo gukora iby'Imana ishima ni ukumenya aho uri, umwanya urimo ukamenya neza yuko uwo mwanya urimo hari abandi bawuvuyemo, aho uhagaze ukamenya ko uhahagaze harahoze abandi, ukavuga ngo mbese njyewe ni iki cyatumye nsigara. Ijambo risobanuye icyatumye Imana igusigaza, kwari ukugira ngo utunganye ibintu bidatunganye. Ndakubaza mushiki wanjye, ndabaza mwene data wowe unyumva, mbese ibintu urimo kubitunganya, ahantu uhagaze, departema ukoreramo, ibintu uhabereye kubitunganya. Intego Imana ifite yo kugira abantu isigaza mu myanya babamo, aho bakorera, mu tuzi hirya no hino, ni ukugira ngo nibura abantu bagira ibyo batekereza gutunganya, babitunganye, batunganye ibidatunganye, hanyuma binezeze Imana kandi binezeze n'abantu. Iyo ibintu byamaze gutungana bigira umumaro kuri nyirabyo, bikagira n'umumaro ku bandi bantu rusange. Umwami nahabwe icyubahiro. Hafi na kure abanyumva, aha muri iki gihugu cyacu, aha muri Afurika ndetse no mu yindi migabane, umuntu wese uzabasha kumvira ijambo azamenye ko aho ahagaze ku butaka bw'Imana, Imana yahamusigaje kugira ngo mu bikorwa bye abe umuntu wo gutunganya ibidatunganye, kuko wasigaye abandi bagiye, aho wahagaze abandi bahavuye, aho wicaye hari abahagurutse, kandi iyi Mana niyibasha kwimura ntihagire umuntu wimika, niyibasha kwimika ntihagire uwimura, bitewe nuko ufite ubutware bwose. Reka twubahe Imana dusenge. Mana yacu nkuru, turagushimiye, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu butangaje, tugushimiye uburyo wabaye mu ruhande rwacu mu myaka yose turamye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya kandi tugushimiye yuko nanone udukinguriye umuryango wo gutangaza irivuga butumwa kuri iyi televiziyo. Mana, turasenze kugira ngo umuntu wese ugiye gukurikirana iri jambo ryawe ku Ihumure TV, Mwuka Wera asingiriza umutima wiwe intego. Mwami Imana yacu kandi mukiza mwiza, umuntu wese muri twebwe uzumva Mwami Imana ijambo ryawe, umutima uhabwe gukomera. Urakoze. Mwuka Wera akomeze kubana na bose bakurikirana ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Dushimiye Imana Data wa twese iduhaye aya mahirwe akomeye yo kuboneka muri uyu mwanya kugira ngo dutangarize aba hafi ndetse n'abakure ubutumwa bwiza. Nubundi nagira ngo nibwire abantu bankurikiranye bari hafi na kure, yaba mu Rwanda, yaba muri Afurika yose no ku yindi migabane igize isi, bakurikiranye ijambo ry'Imana ku Ihumure TV. Amazina yanjye nitwa Rugora Valence, ndi umubwiriza butumwa bwiza Imana yahamagaye kugira ngo ntangarize abantu, mbabwire ko Yesu ari umwami, kandi ko ari we, muri we harimo urukundo rwinshi. Bibiliya iravuga ko yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wayo ngo umwizera wese atazarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Birimo intego ikomeye rero ituma tubwira bose badukurikiranye ko bita ku rukundo Kristo yabakunze, kandi nawe bakamukunda kugira ngo bamwubahe mu gihe nk'iki. Imana ihabwe icyubahiro. Amazina yanjye nayo ngayo, ntuye Kabuga, ndi umubwiriza butumwa bwiza. Imana ihimbazwe. Tugiye kuganira ku isomo dusanga mu gitabo intumwa Pawulo yandikiye Tito, igice cyaho kibanza, igice cya mbere, hanyuma n'umurongo wa 5. Ijambo rifite intego ikubaza mwene data we mushiki wanjye nkurikiranye. Ijambo rifite intego ivuga ngo kuki wasigaye, kuki wasigaye aho ngaho uri, aho ngaho uba. Intego y'iri jambo irabaza ngo kuki wasigaye. Imana itugire neza. Igice cya mbere n'umurongo waho wa 5. Icyatumye ngusiga i Krete
ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Imana nihabwe icyubahiro. Niryo jambo tugiye kuganira mu gihe kingana n'icyo dufite muri uyu mwanya wacu dufite kumara duhagaze kuri iyi kamera, kugira ngo abantu badukurikiranye bumve intego y'Imana mu ijambo ryayo. Amen. Kuki wasigaye? Bibiliya ni igitabo cyiza kuko ni imvugo y'Imana kandi ibereyeho kwigisha, gutsinda umuntu, kumuyobora mu kuri kose, umwemezi w'ibyaha bye, kugira umuntu wese wumva ijambo ry'Imana aze kugenda afite ibimukwiriye byose. Umwami nahabwe icyubahiro. Ijambo dusomye ni ijambo Paulo yandikiye Tito. Tito ni umugiriki wagendanye na Paulo mu ivugabutumwa kandi yamubyaje ubutumwa bwiza. Ariko ahangaha Bibiliya iravuze ngo icyatumye ngusiga i Krete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Ijambo rikomeye ryanditse muri uru rwandiko kuri iki gice kibanza. Paulo yashakaga kwerekana impamvu yatumye asiga Tito i Krete. Krete ni ikirwa cyari hagati mu nyanja, ariko kandi hariho amatorero Paulo yabyaje ubutumwa bwiza, ndetse ayo matorero yagombaga gusigara afite umushumba uyashumbye kugira ngo imirimo izakomeze gukoreka no kugenda neza, abantu benshi bazakomeze gukurikirana ubutumwa bwiza bw'Umwami Yesu buvuye mu kanwa k'intumwa. Hanyuma Paulo abwira Tito, aramubwira ngo noneho ngiye gusubira mu Isirayeli, none usigara ahangaha kugira ngo ibintu bidatunganye ukomerezeho ubitunganye. Niyo mpamvu yamwandikira urwandiko, aravuga ngo icyatumye ngusiga i Krete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Paulo yari umushumba Imana yahamagaye. Amakuru abantu benshi basomye ibyanditswe barayafite, kandi abantu bigishwa inshuro nyinshi bazi ko Paulo ari intumwa itarahamagawe n'umuntu, kuko ari intumwa yahamagawe na Yesu Kristo nk'uko nawe yabyivugira. Umwami nahabwe icyubahiro. Paulo yabaye inshuti y'Umwami Yesu, aramukorera kandi aramukunda, ndetse bituma umwuka w'Imana uba muri Paulo umugabira impano nyinshi. Muri izo mpano yagiye azikoresha mu matorero atandukanye. Ngira ngo muri izi nzandiko zose 13 Paulo yanditse yabashishijwe n'umwuka wera. Amen. Amen. Mwuka wera abereyeho kubashisha umuntu wese wamwakiriye kugira ngo abashishwe gukora byose Imana ishima, kandi anezeze umutima w'Imana bitewe n'umwuka wera yakiriye. Uwo mwuka ni umufasha. Ikintu umwuka wera dufasha ni ukugenda uko bikwiriye, ni ukugenda uko umutima w'Imana ushaka. Ikintu umwuka wera adufasha ni ukutubashisha gusobanukirwa ibyanditswe. Ikintu umwuka wera w'Imana adufasha ni ukumenya ko turi Imana, n'Imana akaba ari Imana yacu. Umwami nahabwe icyubahiro. Umuntu udafite uwo mwuka ntabasha kubitekereza, ntiyabishyikirira hafi. Ariko umwuka wera aho ageze, umwuka wera n'Imana mu muntu. Imana nihabwe icyubahiro. Hanyuma Paulo yandikira Tito, aramubwira ngo icyatumye ngusiga i Krete kwari kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Mpagaze hano mbwira mwene data unyumva ukurikiranye ijambo ry'Imana kuri iyi televiziyo Ihumure, ntabwo mvuga Paulo uyu nguyu wasize Tito akamusiga Krete, ntabwo nongera kuba ari we mvuga nk'uwagusize, ahubwo ndavuga wowe aho wasigaye. Aho ngaho uri hari uwagusize. Ntabwo Paulo ari wagusize. Paulo yasize Tito amusiga Krete, amusigira gutunganya ibidatunganye. Ariko ndaza kuvuga Imana muri uyu mwanya. Imana nayo yagize uruhare rwo kugusigaza aho ngaho uri, ihagusiga hari abandi bahavuye. Ariko intego iri muri iri jambo ni uko ugomba gutunganya ibyasigaye bidatunganye. Umwami nahabwe icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Abantu benshi batekereza ko kuba bari aho bari ari uko bagombaga kuhaba,
abantu benshi bakaba batekereza yuko bariho kuko bagomba kuba bariho, ariko umuntu wese ariho kubera ko hari impamvu ituma agomba kuba ariho, kuko abatariho none nta ruhare babigizemo, ariko abariho none hari uwabigizemo uruhare kugira ngo babeho. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndavuga ku ijambo gusigara. Mwene data mushiki wanjye unkurikiranye, ndashaka mubwire ngo Imana yaragusigaje. Imana yaragusigaje, nawe ubifiteho amakuru, kuko hari aho warenze kandi abandi bahagwa. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Yagusigaje ifite umugambi, yagusigaje ifite intego, yagusigaje ifite icyo ishaka, kwari ukugira ngo ibidatunganye ari wowe usigarira kubitunganya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndabwira wowe unyumva, nshuti y'umusaraba wa Kristo, mwene data uri hafi, nawe uri kure, ndagira ngo uyu mwanya wumve ko icyatumye usigara ari ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Nyiribihe nahabwe icyubahiro. Imana ni urukundo. Burya kirya gihe wari kwiseta, wari kugenda nk'uko abandi bagiye. Burya kirya gihe wari mu makuba n'ibyago, wari kugenda bikaguhitana nk'uko byahitanye abandi. Kirya gihe wari mu ntambara zitandukanye, uba waragiye nk'uko abandi bose bagiye. Ariko hari icyatumye Imana igusigaza. Ukwiriye kubiha agaciro ko Imana yagusize, ariko igusigira kugira ngo utunganye ibidatunganye. Nta muntu ushobora kugira ibyo atunganya nawe ubwe ataritunganya. Nta muntu ushobora kugira ibyo ahindura nawe ubwe atari yahinduka. Nicyo gituma nkubwira wowe ukurikiranye ijambo ry'Imana ngo utunganye ibidatunganye. Iyo biba byaratunganye, wenda nawe uba waragiye. Iyo biba nta bihari ugomba gutunganya, ntabwo wenda iba yaragusigaje, ariko yaragusigaje kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Iri jambo riravuze ngo uzashyire abakuru b'itorero mu midugudu nk'uko nagutegetse. Ese iyo usomye hejuru usanga avuga ati uri umwana wanjye, niko Pawulo abwira Tito, uri umwana wanjye kandi ukuri. Ariko hajemo itegeko, aravuga nk'uko nagutegetse. Kubitunganya ni itegeko. Umwami nahabwe icyubahiro. Umugabo n'umugore, umusore n'inkumi, Imana yasigaje ikagusigaza muri ubu buzima, ahantu uri, ahantu ukorera, ahantu uba, icyiciro cyose ubarizwamo, ministeri yose ukoreramo, wasigariye gutunganya ibidatunganye. Imana nihabwe icyubahiro. Amen. Deka nkubwire ngo niba hariho ikintu gishobora kunezeza Imana, nuko umuntu yagira ibyo atunganya mu mwanya ahagazemo, nuko umuntu yagira ibyo atunganya aho Imana yamusigaje. Umwami nahimbazwe. Mu rwego rwo gukiranukira Imana, mu rwego rwo gukora ibyo Imana ishima, ni ukumenya aho uri. Umwanya urimo ukamenya neza yuko uwo mwanya urimo hari abandi bawuvuyemo. Aho uhagaze ukamenya ko uhahagaze harahoze abandi, ukavuga ngo mbese njyewe ni iki cyatumye nsigara. Ijambo risobanuye icyatumye Imana igusigaza, kwari ukugira ngo utunganye ibintu bidatunganye. Ndakubaza mushiki wanjye, ndabaza mwene data wowe unyumva, mbese ibintu urimo kubitunganya, ahantu uhagaze, departema ukoreramo, ibintu uhabereye kubitunganya. Intego Imana ifite yo kugira abantu isigaza mu myanya babamo, aho bakorera, mu tuzi hirya no hino, ni ukugira ngo nibura abantu bagira ibyo batekereza gutunganya, babitunganye, batunganye ibidatunganye, hanyuma binezeze Imana kandi binezeze n'abantu. Iyo ibintu byamaze gutungana, bigira umumaro kuri nyirabyo, bikagira n'umumaro ku bandi bantu rusange. Umwami nahabwe icyubahiro. Hariho amahirwe twifuza umuntu wese mu mwanya we, yumvishe ko bimureba gutunganya ibintu, akumva ko akwiriye kutagira ibyo azambya, kutagira ibyo yangiza, ahubwo akaberaho kugira ibyo atunganya. Buriya amahoro yaba menshi hanze no mu muntu imbere. Umuntu yabaho mu mutekano mu gihe abayeho mu buzima bwo kutangiza, ahubwo akabaho mu buzima bwo kugira ibyo atunganya. Umwami nahabwe icyubahiro. Mukuri iyi nzira turimo yo kwizera Yesu Kristo,
nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, iyi nzira y'ibyiringiro bitwiringiza kuzava mu isi tukajya mu ijuru, hanyuma kandi tukizera ko hirya y'aha umuntu wese wabitunganyije azahabwa ingororano zikwiriye ibyo yakoze mu gihe cye cyo kubitunganya. Nagira ngo nkubwire ngo wowe unkurikiranye, iyi nzira turimo ni ngombwa ngo ibintu bitungane. Bitari byatungana ukagenda bidatunganye, amaherezo yawe ntabwo azaba meza. Ariko mu buzima nutunganya ibyo ugomba gutunganya, hanyuma ukagorora ibyo ugomba kugorora, amaherezo yawe azaba meza, kandi nawe ubwawe uzagenda utunganye kuko waba ahagaze mu mwanya wo kubitunganya. Umwami nahabwe icyubahiro. Amen. Abantu benshi bafite amahirwe akomeye kuko aho bari batekereje yuko hahoze abandi, aho abantu bahagaze muri iki gihe bafite ibikorwa bikorera n'abakorera abandi, bakamenya neza yuko intego y'Imana mu kubahagarika muri iyo myanya mu bikorwa bigiye bitandukanye, intego y'Imana ari uko bayitunganira bagatunganya n'ibyo bahagazemo, umusaruro waboneka. Ndakwinginga wowe unyumva utunganye ibidatunganye, bibe intego ku mutima wawe yo gutunganya ibidatunganye. Kandi igikuru kugira ngo washishwe gutunganya ibidatunganye nuko nawe ubwawe ubasha gutungana ugatunganira Imana. Umwami nahabwe icyubahiro. Umwe mu baririmbyi bo muri iki gitabo cy'indirimbo za kantike yaravuze ngo tunganira Imana ubudasiba, jya uhora uyisenga kandi uyumvire. Umwami nahabwe icyubahiro. Hanyuma ntiwabasha gutunganya ibintu udafite umutima wo kumvira Imana. Ntabwo wabasha kugira ibyo utunganya umutima wawe uri kure y'Imana. Imana Data wa twese niyo itubashije kugira ibyo dukora tukabitunganya mu gihe dufite umutima wo kuyumvira. Umuntu wese ufite umutima wo kugandira Imana, ufite umutima wuzuye inarijye, ntashobora gutunganira Imana. Ariko Imana Data wa twese muri yo harimo imbaraga zo kutubashisha gutunganya ibidatunganye. Kuyemerera birakureba, kuyemerera biragukwiye, nicyo gituma ukwiriye gutunganya ibidatunganye. Umwami nahabwe icyubahiro. Jambo ry'Imana dusomye riravuze ngo icyatumye ngusiga. Nagira ngo ubwire ngo muri cya gihe winjira inzu y'ibitaro, buriya hari abantu benshi basohotsemo bajya hacecekerwa, ariko Imana iragusigaza muri bwa buzima bukomeye wanyuzemo. Ni Imana yagusigaje muri cya gihe cyari kibishe, muri cya gihe cyashariraga, ni Imana yahakurengeje. Imana iragusigaza. Ariko ijambo rirabaza ngo kuki wasigaye? Dore intego yo gusigara kwawe Imana ifite ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, bibe bihire ko umutima wawe nawe utunganira Imana, ubone kubitunganya. Nyiribihe nahabwe icyubahiro. Hahirwa umuntu umva ijambo ry'Imana akarikomeza, uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi kandi cyera imbuto mu gihe cyacyo. Mwingingire gutunganya ibidatunganye. Abantu benshi bajya bitwara bitewe n'urwego barimo, akumva uko yagenda agomba kugenda uko abyumva, kandi uko yakora uko abishaka, ariko ntabwo intego y'Imana ari iyo. Ntiyagusigarije ngo witware uko ubonye, ntabwo yagusigarije ngo ukore uko wumva, ahubwo yagusigarije kugira ngo ukore uko ishaka kandi ugende uko ishaka, ndetse nujya kugira ibintu ukora ubitunganye, kuko Imana ikunda ibintu bitunganye ndetse igakunda n'umutima utunganye. Umwami nahabwe icyubahiro. Paulo intumwa y'Imana mu matorero yabyaje ubutumwa bwiza, akagenda ashyiramo abo bashumba, yaba Tito yaba Timoteyo, abo bagabura b'ijambo ry'Imana bose yagiye asiga mu matorero ngo bakore umurimo w'Imana. Yabahaga intego yo kugira ngo batunganye uwo murimo, bawukore neza nk'abazagororerwa, nk'abazahembwa. Nanjye ndakubwira ngo nutunganye ibidatunganye ntabwo bizacira aho ngaho. Iyi Mana ifite ibihembo, iyi Mana ifite ingororano, kandi izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Hafi na kure abanyumva aha muri iki gihugu cyacu, aha muri Afurika
ndetse no mu yindi migabane, umuntu wese uzabasha kumvira ijambo azamenye ko aho ahagaze ku butaka bw'Imana, Imana yahamusigaje kugira ngo mu bikorwa bye abe umuntu wo gutunganya ibidatunganye, kuko wasigaye abandi bagiye, aho wahagaze abandi bahavuye, aho wicaye hari abahagurutse, kandi iyi Mana niyibasha kwimura ntihagire umuntu wimika, niyibasha kwimika ntihagire uwimura, bitewe n'uko ufite ubutware bwose. Irakinga ntihagire ukingura, n'iyo ikinguye ntawe ubasha gukinga. Umwami nahabwe icyubahiro. Uwikuyeyo ntawe umusubizayo, kandi uwijyanyeyo nta muntu ubasha kumukurayo. Nicyo gituma abantu benshi bageze ahacecekerwa, bategereje kuzazamurwa n'ijwi ry'Imana. Niba barapfuye bizera, abo bazazuka. Ariko kandi abariho none nta muntu ushobora kugira icyo abakoraho Imana itavuze ngo ugende ntaho wajya. Ndashaka kuvuga yuko Imana ifite ububasha ku buzima bwawe. Menya neza rero ko aho usigaye hari abo yahakuye. Ntabwo wenda watangiranye n'ubu butaka uvuga uti aha mu rubibi rw'isambu yanjye sinaharenga, aha ntuye aho inzu yanjye iteretse n'ahanjye bwite. Ni koko wenda wafite igipapuro kikwemeza yuko uwo mutungo ari uwawe, ariko uhagaze aho abandi bavuye. Menya ko yagusigaje abandi bagiye kugira ngo utunganye ibidatunganye. Amen. Abantu bankurikiranye, nagira ngo mbabwire ngo harimo urukundo rwinshi, harimo umutima w'ineza Imana igufitiye, kandi harimo imbabazi zitarondoreka mu gusigara kwawe, kuko nta na kimwe umuntu yavuga watanze kugira ngo usigare. Warenze aho abandi bagwa, kandi ujye ukanguka abandi batakangutse, ujye ubuvamo ukabyuka ukajya muri business zawe abandi babuhezemo. Nicyo gituma nkwinginga wowe unyumva utunganye ibidatunganye. Umwami nahabwe icyubahiro. Imitima y'abantu batuye munsi y'ijuru, imitima y'abantu Imana yaremye bakiriye neza ijambo ry'Imana, umuntu wese mu mwanya arimo kumva ko akwiriye kugira ibyo atunganya, akwiriye kugira ibyo agorora, akwiriye kugira ibyo aringaniza, kandi bitaringaniye burya abantu bagira amahoro asesuye, kandi imibanire yabo n'Imana yaba myiza. Ibyo byose kandi bitera kurama. Umuntu wese ukora ibyiza, utunganira Imana, agatunganya n'ibyo ahagazemo, imyaka ye iriyongera, imyaka ye iricuma, bitewe n'uko uwo nguwo ntabwo azakenyuka. Umwami nahabwe icyubahiro. Tito rero harabwirwa ngo aho ngaho usigaye, ntabwo usigaye ngo ukore uko ubyumva, ntabwo usigaye ngo hagire ibikomeza gupfa, ntabwo usigaye ngo wiyicarire uterere agati mu ryinyo, ntabwo usigaye nk'ururabo ruteretse aho ngaho rutazagira icyo rumara, ahubwo usigariye kuba mu kazi no gutunganya iby'Imana. Usigariye gukora imirimo yose isigaye idatunganye. Nshuti yanjye, hari ibintu bitaratungana aho ngaho uhagaze mu muryango w'iwanyu, hari ibintu bitaratungana ariko wagiramo uruhare hanyuma ukabitunganya, kuko Imana yagusigaje. Muri bakeya cyangwa benshi mwavukanye, hari igihe wasanga warasigaye mu muryango wa benshi, ugasigara uri umwe, ugasigara muri babiri, ukibaza impamvu abagiye mbere yawe utagiye mbere yabo. Wakibaza impamvu abasigaye bagasigara ari bakeya baravutse muri benshi, wakibaza ngo ni iki cyatumye basigara. Abo nabi Imana yarobanuye irabasigaza kugira ngo ibidatunganye basigare babitunganya. Ndakwinginze wowe unyumvishe, wiyemeze mu mutima kugira ibyo utunganya, wiyemeze mu mutima kugira ibyo ukora. Imana Data wa twese nikwitegereza isange uri muri gahunda yo gutunganya ibidatunganye, nikwitegereza ibone nibura umurongo n'intego yatumye ugusigaza uri mu kubikora.
bitera Imana ikibazo kubona umuntu ufite ubwenge, umuntu ufite imishinga, umuntu ufite ibikorwa, umuntu ufite abantu benshi wenda akemurira ibibazo, ubwe kwitunganya byanga, ariko akaba yagambirira kugira ibindi bikorwa bye yabasha gutunganya. Nagiye nkubwire ngo kugira ngo witwe utunganya imbere y'Imana nuko witunganya ukiyambura ibibi, ukazibukira ibibi, ugasingira ibyiza. Umutima utunganye ubasha no gutunganya ibikorwa. Umwami nahabwe icyubahiro, ariko umutima udatunganye ntabyo wabasha gutunganya. Niyo mpamvu nkwinginze ngo nawe ubwawe utunganye umutima wawe imbere y'Imana. N'Imana yicigakiza, ishyira ikuzimu ikanakurayo, n'Imana ibeshaho, n'Imana ifite ubutware bw'igihumeka cyose kiri munsi y'ijuru. Ku byaremwe byose nta na kimwe gifite ubusonga buri hejuru y'Imana. Imana ni umuremyi wa byose. Jambo riratubwiye ngo wasigariye gutunganya ibyasigaye bidatunganye. Umwami w'abami nahabwe icyubahiro. Tugera ku musozo rero, nshaka gusengana nawe wowe nkurikiye kugira ngo umenye neza yuko imbaraga zikubashisha kubitunganya ntabwo zava kuri wowe bwite. Imana data wa twese hari imbaraga itanga umuntu akabasha gutunganya bidatunganye. Iyo afite uwo mutima umuhereza gutekereza ko hari ibyo yatunganya, Imana itanga izindi mbaraga kugira ngo abashe gutunganya ibidatunganye. Mu Rwanda abantu bose, umuntu wese ahahagaze atunganyije ibidatunganye, hirya no hino ku isi umwanya yasigayemo umuntu wari we wese agakenera gutunganya ibidatunganye. Amahoro ahataboneka yaboneka, amahoro aho atari yaboneka, bitewe n'uko uwo muntu agambiriye gutunganya ibidatunganye. Jambo twaganiraga ni jambo rifite ikibazo ngo kuki wasigaye. Impamvu wasigaye nta yindi ni ukugira ngo utunganye ibyo abagiye batatunganyije, ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Ese nkubaze, urumva ibintu urimo kubitunganya? Urumva mu mwanya wawe ibintu byaratunganye? Iyo biba byaratunganye uba waragiye. Hari ikintu rero cyatumye usigara, ni ukugira ngo utunganye n'ibindi bidatunganye. Imana iguha umugisha mwene data mushiki wanjye wakurikiranye ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga kugira ngo ubashishwe guhabwa imbaraga zo gutunganya ibidatunganye. Wabitunganya hakaboneka iterambere aho ukorera, mu cyiciro urimo, minisiteri yose ukoreramo, abe mu rwego rwa leta, abe mu rwego rw'amadini n'amatorero, abantu bose bahagaze mu mwanya wo gutunganya ibidatunganye, isi yagira amahoro. Reka dusenge Imana, Imana iguhereza imbaraga zo gutunganya ibidatunganye. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Jambo ryawe ni umufasha, jambo ryawe ni umuyobozi, jambo ryawe ni umujyanama. Ribereho kwigisha, kuyobora, gutsinda no kwemeza umuntu, kugira ngo uyu muntu agenda afite ibimukwiriye byose. Umuntu ukurikiranye ijambo ryawe nahabwe imbaraga, abantu batunganye ibidatunganye mu myanya bahagazemo, aho basigaye hariya hirya no hino, aho umuntu wese wamusigaje agira umutima umutekereza yuko umwemeza ko agize ibyo atunganya, ko ahe haringanira, agize ibyo atunganya ko byagira umusaruro ku gihugu, ku itorero no ku muryango. Urakoze Mwami. Imitima ya bose bumvishe ijambo ryawe nibahabwe imbaraga zo gutunganya ibidatunganye mu izina rya Yesu. Amen.